ndi kuvuga Imana yaje kuguranira bera. Nirangiza urakoze papa, terura nirangiza urabona ko wabizanye birimo, ishiremo umuteme. Ariko haleluya, mugendane ikugenda imbere. Aha niho ruzingiye rero, ntabwo nabaganije ngeze aho ruzingiye. Haleluya, biro mwicaranye ngo Imana ikuguranire ibirimi bikuremo maze ishiremo ibyayo. Mwakira ubwiza bw'Imana, mwakira amasezerano y'Imana asimbura ibyari birimo. Urakoze papa. Umusazi baramukubise bakubise akagura ati murambabaje, bakubise hati munciye umugongo, bakubise hati mumenyine, bakubise ku mutwe ati mukubise aho birindiye. None ubu tugeze aho birindiye, muhari mwavugira ngo Imana ituguranire. Hari umuntu yigeze iguranira? Ariko haleluya, ahari imyuka mibi kahashira ubuhanuzi. Uyu mwuka nuzuye kera naragwaga. Muzabaze padiri yitwa Kagere, navukiye arindwi, papa na mama bagwanye, amukubita umugeri kunda. Niyo mpamvu nanjye mwamubona ibintu ariko nkabizingiramo nk'abapasitoro nyine. Ubu nta muntu uraha wapfa ku Bibiliya uri. Ariko umwami yaranguraniye, n'abakuru bake bo mu Gatenga nababayemo tunyura mu nziga. Ariko mbona igihenze n'ukwicagwamo na Yesu. Mbere nari nitwa Sekabwa, ko nariraga ngo naravutse ntagira umwuka. Imana iravuga ngo ndakuguraniye, mvanyemo imyuka mibi ngushizemo umwuka. Muravuga ngo amen. Nari nitwa Burengero. Burengero bivuze ko na kubera mama yavuye mu murima yageze mu karago ko mu Burengero, ndavuga indi ubwo mwaraye muragwana mvukiye aha bitamanuka ngo aho ngaho. Baravuga bati ni Burengero. Maze guhura na Yesu, ibya Sekabwa sina habari, iby'Uburengero sina habari. Maintenant je m'appelle Munezero, un homme de cet enfant avec une belle femme. Je suis né en 1966, j'en ai 50 combien. Et même je suis capable de sauter là sans utiliser l'échelon. Nahasimbuka nta rwego. Ni imirimo y'Imana ivuga bikaba. Umwami yaranguraniye kandi nawe akuguranire mu izina ryanjye. Iyo akuguraniye bigenda gute? Nzakugenda he kuri? Nzakugenda he ahataringaniye mpagira ute? Biro mwicaranye ngo dore iyo yakuguraniye ibiguhiga arabihiga, mbere yuko bigufata arabifata. Kandi hahirwa abafite muri bo inzira z'igisiyoni. Iyo bageze he iyo bageze cyitwa ngo iki? Bagihindura iki? Bagenda bagwiza iki? Sibo bariho, ni Kristo ugize ute? Biro mwicaranye ngo Imana ikuguranire. Iyo banyuze mu mazi ntabwo agira ute? Iyo bafata ikintu cyica barambika ibiganza bakagira ute? Ariko nkurikiza suivez-moi, akagusubizamo umwuka. Abantu Imana yigeze isubizamo umwuka bavuge ngo amen. Bemere banderere haleluya. Ntabwo mbabeshya. Iyo baguhaye uburozi aravuga ati ntacyo butwaye, ku giti hari Imana. Iyo bakugambaniye bakugambanira ari kumwe nawe. Iyo abonye ibiguhiga bikurusha imbaraga araza akavuga ati mvuko mvuganye nawe
igira ahangaha bagasigara ari wo abantu bari hano Imana yahishe bahaguruka batere haleluya yarapefate na manga pefaria mukombere yaraguhishe baraguhiga igiriti barakuroga igiriti muri jenoside igiriti muri abacengezi igiriti bakugambaniye igiriti malariya zishe igiriti diyabete zishe igiriti yabona birarangiye ikavuga iti vamo bagasanga uko wari uri n'uyu munsi ni kure kuko Imana yagize ute dernièrement iyo ibonye henda kuza ibyorezo ariko Mana y'ijuru ni cyangwa Imana ikabicaramo we mbere y'amashuri Imana ikwicaremo mbere yo gutwara moto Imana ikwicaremo mbere y'ibiguhiga Imana ikwicaremo ucuruza Imana ikwicayemo uririmba Imana ikwicayemo baguhiga Imana ikwicayemo bakwanga Imana ikwicayemo imvura igwa Imana ikwicayemo izuba riva Imana ikwicayemo mu izina ryanjye iyo ibonye henda kuba ibyorezo iraza igafata amaraso yayo ariko haleluya ikayagutera iti kuko ndi kumwe nawe tuzafatwa n'ibibi zikaje kwa mukeba wowe ugasigara nesherizamini twasomye ngo ni umuvumo winjiye mu mazu ariko ubu twenda kuwusohora ndatinze ndashaka abantu babiri hava wikwitabaza tabi nanjye narorihinze ndijana isoni ntakirambure ufite isoni ntakirambure ntabwo ari agahato ndababwira Imana iguranira umuntu